Free Bobo Pro imyaka yose namaze siyubusa ubaye impamvu y'umunezero wanjye nukuri ni wowe mpamvu sinkubeshya usigiye ndabizi ako mu Muhammad Chedi ariko Idefonse menye ko umugabo adahari mwe umugabo nuhaha nejo akongera agahaha byose yego harabavuga yuko inzira itabwira umugenzi ariko iyanjye yo twaricaye turaganira isaba kwicara nkatuza nkategereza uwanjye uzasira igihe maze abavuga baravuga sukuvuga bivayo dore ko bazi muri cya gikorwa cyiza koko abasaza bumvise ko baganiriye Idefonse warangije gukora wabaye umugabo udusangize kuri uyu mutsima imyaka yose namaze siyubusa ubaye impamvu y'umunezero wanjye nukuri ni wowe mpamvu sinkubeshya usigiye imyaka namaze Amini wowe ubuhungiro bwacu kandi ni wowe gakiza kacu twakubaho tukajya he ubwisha bwacu turi inshuti nziza itagihemuka amini wowe ubuhungiro bwacu kandi ni wowe gakiza kacu twakubaho tukajya he
rwahuje data na mama rurasendera intwari ndaseruka urwomba bwira nirwo rudutera kwanda urugwa neza kandi cyane rutemba ituze ntacyo warunganya ndabarahiye aho ruri ni haba umwaka bahungu turuvuga imyato bakobwa turuha impundu rutemba ituze wandagayandagu haleluya haleluya amena. Isaha nk'iyi turashima Imana ku bw'intambwe abana bacu bateye. Turashima Imana ifite ibyo yavuze kandi ibyo yavuze ikaba ibisohoza. Amen. Ni Imana itabura gusohoza, ni Imana ivuga kandi igatanga, ni Imana ishobora byose, ni Imana twavuga bugacya bukira. Yaravuze ngo sezerano naho ryatinda ntirizahera, niko yavuze muri Habakuki ngo uritegereze wihanganye ngo ntirizahera, ngo naho ryatinda ariko rizasohora. Amen. Rero turashima Imana umuryango wacu kuko hari icyo Imana yari yaravuganye natwe, turimo dusenga kandi ibyo yavuganye natwe ikaba yabisohoje, ntabwo twagenda tudashimye Imana. Turashima Imana ku bw'abanyu abanyagicumbi, turashima Imana ku bw'abana bacu, turashima Imana no ku bw'abavandimwe baduherekeje. Turashima Imana, umve ngo turashima Imana, turashima Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Mwanya nk'uyu, munsi nk'uyu, ibyishimo birenze. Umunsi wongeye kutugaragariza Ivete Ildefonse, abana twareze cyane cyane kuri Ivete. Yabaye umwana muto, ruhinja, arakura, arazamuka, ariko mu migendere ye, mu mikurire byagaragaza ko azagera kuri uyu munsi. Mu bana mfite bane ni intwari. Bye byinshi birondoye uhereye mu ivugabutumwa ryatangiye muri Sunday School ari afite imyaka 5 ine n'igice gutyo. Umuhate yagiye agira wose byagaragaza ko azageza no kuri iki kigero agezeho uyu munsi bano. Rero bana wanjye Ildefonse, Ivete, maze yara mu rugo mugatuza murera muzashaka umwanya gane burasirazuba, hari ikintu ndamuzavugana nawe yo kwashimira no kubakira kandi baragize Imana ngo Imana ibane namwe mu rugo rwanyu kandi Imana ije bashyigikira iteka ryose. Imana ishimwe.
haleluya haleluya. iryo tegeko muzarizirikane. dukomeje rero kwakira abatanga impano. tugiye kwakira muze gukurikirana ku buryo bukurikira. dufite abakorana na Yvette muri Kageyo Yvette School, mube hafi. kandi ababyeyi nabo barahari, ababyeyi begere hafi. namwe reka mbayisha muri Imana ishimwe. Ndanezerewe uyu munsi kandi birakwiye ko nezererwa kuko Imana yanyaguriye inyegamo. Imana ishimwe cyane. Kubitekereza umuntu arabitekereza, hanyuma no kwizera ni ikindi. Ndashima Imana yadufashe mu bihe bitambutse binakomeye kandi ikatugeza uyu munsi. Ndashima Imana yadufashije kurera Irite Fosi, akaba atweretse ibirori uyu munsi wa none. Imana ihabwa icyubahiro. Mu kuri ntabwo ndi buvuge byinshi kandi ufite byinshi byo kuvuga, ariko umubyeyi wa Yvette aratubwiye ngo ni intwari. Ndabyizeye kandi ntegereje ubutwari buzakomoka ku ntwari. Imana ihabwa icyubahiro. Hamwe n'icyo ni intwari isanze umunyamahoro, ni intwari mu mahoro. Ndababwira ko ayo mahoro azagaragarira intwari. Imana ihabwa icyubahiro. Hamwe n'icyo wenda ne kuvuga byinshi, hari uko twibwiraga tuvuga ngo ibintu birakomeye, ndetse mu gutekereza k'umuntu tukumva ari ibintu bikomeye cyane, ariko uko Imana yabigenje, uko byagenze byose binyereka ko ibyacu byose birimo Imana ishobora byose. Mu mpera Imana icyubahiro. Imana yakoze. Hamwe n'icyo rero turi kumwe kandi dufite ibyiringiro ko Imana itazadutererana nk'uko ubuhanuzi bwavuze. Reka n'umufasha avugaho gake. Haleluya, haleluya. Ababyeyi duha Imana impundu. Imana ni ishimwe. Ahantu nk'aho Imana yarahanyerese kandi yabikoze, nongeye kuyiha icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Ab'iburasirazuba mwatanze imbuto. Amen. Natwe twatanze imbuto kandi imbuto ziva mu butaka. Haleluya, haleluya. Ibindi Imana ikomeze kuduhana umugisha. Abana banjye ni abanyamugisha kandi ni abanyamugisha, ni abanyamugisha koko. Amen. Mwakoze cyane. murakoze cyane. hari abaremye ngo imbaraga z'umuntu zose zirangirira, n'imbaraga z'Imana zitangirira. reka twakire abo muri Kageyo Yvette. kurya ndenda nayigera kabiri ndarugutuye. ntakiruruta n'ukuri, reka ntacyo warunganya. ntakiruruta n'ukuri, reka ntacyo warunganya. Amen. Natwe nk'itsinda ry'abacacu Aden cyangwa se abatorewe umurimo wo gufasha mu murimo w'Imana mu rusengero, tunejejwe n'intera bagenzi bacu bateye cyangwa se urwego bagezeho, yaba Yvette na Ildefonse n'urubyiruko rwakoreye Imana muri uwo murimo, rukaba rukomeje kandi rwateye intambwe yo kurushinga. Rero twarabashimye kandi twifuza ko Imana ikomeza kubashyigikira. ni koko muri abanyamugisha kandi twarabibonye. Mu izina rero ry'abacacu wa Dennis nakomeza kubifuriza gukura mukagera kure
cyane, Imana ikomeze kubaho. Cyumba TVET School nabo bakorana na Musabirema Defense, muraza kutubwira ibyo yiga. Yesu ashimwe. Natwe turanezerewe uyu munsi kubw'umunsi mwiza wa Ildefonse na Yvette. Batubuje kuvuga byinshi ariko turagira ngo tubwire Yvette ko abonye umugabo mwiza. Reka rero tubashyikirize impano twabageneye tugatwara umwanya munini cyane. Cyumba TVET bihuse, GFS nabo reka tubahe umwanya. Haleluya. Haleluya. Aba GFS bari hano bazi gutanga impano. Nanjye ndashima Imana ko nabaye umubyeyi, nkaba nari mu muryango wa GFS kandi nkaba nkibashyigikiye bose bazi. Aba GFS batebuke, aba kandi Haleluya. Yesu ashimwe. Duhagaze hano duhagarariye umuhungu wacu Ildefonse, yamubyaye mu buryo bw'umwuka. Ni umuhungu wacu w'imfura, yamugeneye impano, ntabwo yabashije kuboneka ari ku ishuri, niyo mpamvu yadutumye. Kurya ndinda nayigira kabiri ndarugutuye. Ntakiruruta nukuri, reka ntacyo warunganya. Ntakiruruta nukuri, reka ntacyo warunganya. Yandago maze nanjye ubwo nkazagirana, kurya nzinda nayigira kabiri ndarutuye. Ntakiruruta nukuri, reka ntacyo warunganya. Ntakiruruta nukuri, reka ntacyo warunganya. Zitoro shingiro Jovaris, maze rero hasigaye iminota 3 muyirebe neza. Ntabwo niriwe ndeba, sindareba kuri uru rwuma rwanjye niguriye, hasigaye ibiri. Iri ni Zitoro shingiro Jovaris basengana na Ildefonse, ni namwo atuye kandi namwo atubika. Ntago azigera ahagarika gusoma Bibiliya, ntago azigera ahagarika ibijyanye no kuririmba. Bazakomeza murere kandi Yvette nawe bazaba ari kumwe, ntazigera asiba Itoro shingiro kandi azajya asenyerana muri katedrali. Pastor uraho, urabona ko ibyo nakubwiraga wari ugiye kutugendana. nari mbagendanye mu mvugo y'ubu niko bavuga rwose, wari uducitse, ariko kandi wari ugiye ibirori birimbanije, kandi ngira ngo byiza wabibonye. Iwacu burya kirya gihe aho kugusubiza kwa kundi mba nakubwiye ngo ibirungi niho byeja, kugira ngo uretse tubanze tubigemo nabireba. nangwa kari twari
kare tukari tuzina tutaonka kazino tucinde mundu abantu bashayaya konka buti igihe kirageze ibyo wambwiye nabikwemereye kandi rwose nta kindi nibwongereho. Urabona uno mukobwa ibatwaye ntabwo ndi bubiguhe, yarazanye ngo twongere dusangire, ariko turi busangirira aho ngiye kukwereka abana batuye aho twava. Narizi ngo ni impamba nzaniye. Oya, ngiye kukwereka aho abana bacu twabubakiye. Yego. Hanyuma nitugerayo, uyu yitwa Pacifique, izina yahawe kubwo kugira urukundo rungana nka ya nyanja ya Pacifique. Niyo mpamvu ubonye ahise terura kazana, ariko kandi nitugera hirya ndi bumusabe ngo Pacifique, ubwo abantu bamaze kwicara reka dusangire, ahubwo ugihagaze nanjye ndaza kongera murebe rwose uze kwitegereza. Ndagira ngo mpamagare Archdeacon Dismas yigire hino, kandi nsabe n'imbaga mwazanye n'aba turi kumwe na korali ya Ildefonse na Yvette, duhaguruke tujye juru maze umushumba aturagize Imana, ubundi njye kukwereka aho abana twabubakiye, twongere twicare dusangire. Urakoze cyane Berena. Wakoze Mana yacu kubana natwe mu kuba twakuragije ibirori. Turagushimira aho bigeze, turagushimira ibyabaye byose, kandi tugusaba ngo nibigiye gukomeza nabyo bibemo. Kandi turasenga ngo ingendo abantu bagiye gukora ari za hafi ari za kure ubane nabo, kandi twese tugeze mu ngo amahoro. Ubukwe bwabaye ubukwe bw'umugisha twarabibonye, reka rero n'ingendo zibuvamo kuri uyu mugoroba nazo zize kugenda neza. Cyane cyane turasengera bene data berekeza ingoma, uze kubana nabo, uze kubagezayo amahoro, kandi ayo mahoro akomeze kuba mu muryango wa Ildefonse na Yvette. Ayo mahoro atahe aho bataha, ayo mahoro akomeze kubazenguruka mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Amashyi menshi dushima Imana. Hanyuma nsabe sinekeza umutundi wacu igihe kiri